ukiri mu isi mwami Yesu abagusanze rwose byari nko kwisanga warabasanganiraga Yesu n'ubu kandi abakwisunga bakagusenga ntibajya basaba kuko basura mwami Yesu ukabasusurutsa bose nibagusange kuko dusanze rwose uhenze. Haleluya, muraho mwese. Nitwa Sindayigaya Venuste. Aba turi kumwe ibumoso bwanjye hari madamu yitwa Maria Josephine. Hano iburyo bwanjye hari umwana wacu umuhungu wa gatatu. Tukaba rero turi hano kugira ngo duhimbaze Imana. Icyo tubifuzaho ni uko muzajya mudukurikira ku bihimbano by'umwuka tunyuzaho byo duhimbaza Imana, kandi tugafatanya kwizamurira icyubahiro, mugakora like, mugakora comment, mugakora share ndetse na subscribe. Nibwira ko nimubikora muzaba muduteye inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, turabakunda kandi turabishimiye. Nibwira ko tuzajya tubana muri uyu mwanya wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze. Nanjye ndabasohoje mugira amahoro y'Imana. Arakoze umutware kudusobanura. Umunsi tugiye kubaririmbira indirimbo ivuga ngo umutego ubwoba n'ibimenyetso by'ibihe. Indirimbo kandi tumara kuyiririmba utaha tuzabagezaho ikiganiro kivuga ngo niba ibyo ababyeyi batakoze ubwo mwakuze mukiyubaka muzabikora. Aho niho tuzababwiramo igice gito cy'ubuhamya bwacu, kandi noneho mbere y'uko turirimba umutware yifuje kubagezaho umuvugo uvuga ngo Yezu wazutse. Kurikire umuvugo. Murakoze. Yezu wazutse. Mwami Yezu wowe wazutse wazamutse kudutegurira aho tuzaba, natwe tuzishima tuzamutse, tuzagusanga tuzibanira ubudatana n'aho twaba twarapfuye. Tuzapfa kumva impanda yawe tuve mu rupfu maze tuzuke tuzamuke. Tuzatumbagira turenge ikirere, tuzatuza kuko tuzibagirwa ibyaturwaye. Mwami Yesu, Mwami Yesu waradukunze waradukoye watwitangiye Karuvari, kandi kamba watwambikiwe ryatumye twitwa abana bawe Data. Ukiri mu isi Mwami Yesu abagusanze rwose byari nko kwisanga warabasanganiraga Yesu n'ubu kandi abakwisunga bakagusenga ntibajya basaba kuko basura Mwami Yesu ukabasusurutsa bose nibagusange kuko dusanze rwose uhenze. Oya nta mahanga guhangara, nta bahanga mwahangana mu buhanga kuko isunga biradutunga. Mwamuganje rw'imigenga imitima yacu, tuzirata ubutwari bwawe kuko watwise abakozi bawe. Oya ikoranabuhanga ntirikoreshwa mu kugushaka, amakompiyuta ntiyakohereza ubutumwa aho utuye. Imitima ituzuyemo amahane, imwe itarangwamo n'amatiku y'igutumira ugatabara. Abatakwizera n'abatakuzi ntibate umwanya batitiriza, twe turavuga duti baratanzwe. Jambo waje yatujijuye twarashoboye, none tubasha no kwishima. Nawe shima Yesu wagusukuje amaraso yiwe, utanga ituro ritunganye, tuza nawe umutima wawe utazatatira ubwo butwari tugumye twitwa abana b'ubu. Dore uwo Yesu yihinduye umuntu kugira ngo ahire twebwe abantu. Arahambaye muhimbaze kandi uhimbe n'indirimbo, tumuririmbire ubudatuza ko ahora tweza twese tugire duti haleluya. Amen. tubona muri iyi minsi, ibyo twumva muri iki gihe,
ibidutera ubwoba cyane n'ibimenyetso by'ibihe, ibyo tubona muri iyi minsi, ibyo twumva muri iki gihe, ibidutera ubwoba cyane n'ibimenyetso by'ibihe. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Izi ndwara z'ibyorezo n'izi nkuru z'ibyago ziriho, ibidutera ubwoba kuko n'ibimenyetso by'ibihe. Izi ndwara z'ibyorezo n'izi nkuru z'ibyago ziriho, ibidutera ubwoba kuko n'ibimenyetso by'ibihe. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Tugiye kwambuka vuba Yorodani turi imbere, uko twiyambura ibibi tugiye gutaha iwacu. Tugiye kwambuka vuba Yorodani turi imbere, uko twiyambura ibibi tugiye gutaha iwacu. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke. Wabaye ute wa munyabitotsi we, yuko utakira Imana yawe, ahari yatwibuka iturimbuke.